Murakaza neza nanone kuri channel yacu yitwa Umuryango w'Umugisha. Tunabashimira mwebwe mukomeza kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikintu gisenya imiryango myinshi. Iki kintu iyo cyageze mu miryango nk'igihagurukirwe usanga gisenya imiryango myinshi kikayirangiza. Icyo kintu nta kindi ni ukubeshyanya hagati y'abashakanye. Kubeshyanya hagati y'abashakanye ni ukutavugisha ukuri. Ugasanga hagati yawe n'umugabo mutangiye kuzajya mukingana ibintu. Wowe mugore se ukazajya ubeshya umugabo wawe, cyangwa se wowe mugabo wawe ukorera amafaranga ukayacisha ku ruhande, cyangwa se mugatangira mugahishanya imitungo. Ugasanga umugore afite imitungo ye umugabo atazi, cyangwa se n'umugore nawe ugasanga afite imitungo n'umugabo atazi. Ibi ngibi rero birangiza imiryango myinshi. Ikintu kiba cyiza rero ni ukuvugisha ukuri, mukagaragaza buri kintu cyose, ryaba ari ikosa ukarivuga mugasabana imbabazi, nabwo bigaca mu buryo bwiza. Naho iyo hajemo ikintu cyo kubeshyanya, iri ni ikosa cyane rirangiza imiryango. Niba ushaka kuba ku muryango mwiza rero, umuryango ufite urukundo, umuryango abantu bose bareba ukababera icyitegererezo, umuryango ugira abana bagakura babera icyitegererezo abandi, irinde kubeshyanya, mwirinde kubeshyanya hagati y'abashakanye. Ibi ngibi bizazamura urukundo, bizatuma umuryango wanyu ugomeza kugira umugisha.